Reka twongere tubasuhuze nk'uko mudahwema kudukurikira 5 kuri 5, dushimishwa cyane n'uburyo mukomeje kudukurikira mu mpande zitandukanye hirya no hino ku isi. Hari abari mu bihugu bitandukanye ku mugabane w'Uburayi, abari muri Afurika ndetse no ku yindi migabane, turabashuhuje kandi dushimiye ko muri kutwumva. Uyu ni umwanya w'amakuru, ariko noneho amakuru yacu uyu munsi twasuye ibigo bitandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu karere ka Nyagatare. Dusura ibigo bitandukanye, akenshi hamwe twagiye tuhasanga ibibazo bitandukanye, ariko noneho by'umwihariko ikigo twasuye neza uyu munsi twasanze abana bari muri siporo, dusanga abarimu bari muri siporo. Hari byinshi badutangarije, abana ku ruhande rwabo ndetse no ku ruhande rw'abarimu, yewe no ku ruhande rw'ibyo bifuza ko leta yagira icyo ikora mu bijyanye n'uburezi, mu bijyanye na siporo. Njye ubagezaho aya makuru nitwa Ildefonse Habimana, ndabasuhuje. Nta gihe kinini gishize cyane ibigo by'amashuri bifunguye igihembwe cya kabiri. None muri uyu munsi twasuye ikigo cya Greenland Academy Nursery Primary School giherereye mu murenge wa Musheri, aho ni mu karere ka Nyagatare. Dusanga abana bidagadura, dusanga abana bakina siporo zitandukanye. Dore bimwe mu byo badutangarije. Aha, wiriwe? Amakuru yawe? Abakwita nde? Wiga hano nawe? Iki kigo bacyita ngo iki? Greenland Academy Nursery Primary School. Wiga mu kangahe? P5. Aha, Emerita. None se ko muri hanze uyu munsi byagenze bite? Uyu munsi turimo gukora siporo. Murimo murakora siporo? Yes, siporo se bababwira ko uri siporo imaze iki? Siporo ituma umuntu aruhuka mu mutwe, stress arufite zikagenda. N'amaraso akagenda neza mu mubiri. Aha, urakoze cyane. Wakoze siporo wowe se? Nayikoze. Wakoze iyihe wowe? Iyo kwiruka. Iyo kujampinga. Aha, urakoze cyane. Mumukomera amashyi rwose, yakoze cyane. Umunyeshuri wiriwe? Yego. Amakuru yawe? Neza. Witwa nde? Gasaro wino. Wiga mu kangahe? Mu wa kane. Uyu munsi ko muri hanze habaye iki? Turimo turakora siporo. Siporo ikumariye iki kuri wo ku giti cyawe? Bituma amaraso atembera neza. No turuhuka no mu mutwe. Aha, urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo uyu munsi mwakoze siporo. Umunyeshuri, amakuru yawe? Neza. Ndabona uri umusitari. Cyane rwose bimaze neza. None se wiga mu kangahe? Niga mu mwaka wa 4. Witwa nde? Abatoni Keren. Aha, Abatoni Keren. Ko uyu munsi muri hanze byagenze bite? Twaje gukora siporo gatoya. Mwakoze siporo gatoya. Wayikoze se? Cyane bunagoro. Wakoze iyihe siporo wowe? Waje kwirukanka. Wirukanse. None se bakubwire ko siporo ubundi imaze iki? Siporo? Imariye iki umuntu? Uruhura mu mutwe. Gafasha n'amaraso kugenda neza. Arakoze cyane rwose. Nyuma yo kuganira n'abana batandukanye, twaganiye n'abarezi. Umwe mu barezi ukora muri iki kigo, dore ko ari ushinzwe siporo muri icyo kigo, agira icyo atangariza abanyarwanda ndetse agira n'icyo asaba leta. Murakoze. Uyu munsi dufite siporo nk'uko mwabibonye. Siporo rero akenshi burya dushishikariza abana ko bagomba kwita cyane kuri siporo, kuko naryo ari isomo mu masomo amwe tubigisha. Ariko nanone siporo tubabwira yuko cyane siporo burya ifitiye umubiri w'umuntu akamaro kanini. Niyo mpamvu wabonye abana bayikunze cyane nk'uko ubireba aha ngaha. Twagushimiye umunsi ko wadusuye, ariko zimwe mu mbogamizi dufite hano muri Greenland cyangwa se muri iki kigo wadusuye hano, turifuza ko byibura wenda leta hari bimwe na bimwe yagira ibyo ikora, cyangwa se igafasha ibigo mu bijyanye na siporo. Tubona ubufasha butandukanye, ariko burya siporo nayo bakwiye gushyiramo imbaraga, kuko
urareba nk'uko ubona abana bari gukina, buriya hari ibikoresho byinshi abana badafite kandi bakaba bafite, bikabafasha gukora siporo neza. Rimwe na rimwe rero iyo tuvuga ibikoresho, bakoze cyane, ibikoresho mvuga, wabonye ko dufite ikibuga cya volley, dufite n'ikibuga cya football, nubwo imipira ihari ariko burya tuba dukeneye imipira irenze umwe, kuko nk'ubara igihe dukina uyu munsi ukagira ikibazo, usanga umaze icyumweru wenda runaka utarakoreshwa bitewe n'impamvu zitandukanye, ugasanga abana rero baradindira cyane. Dukeneye ibikoresho rero kugira ngo abana bacu babonye uyu munsi, kugira ngo bazamuke bari kuri level igaragara kandi level ituma ishyira ubuzima bwabo mu murongo mwiza w'imibereho myiza, kuko twabonye ko siporo, nimba waganiriye n'abana bakubwiye ko siporo tubabwira ko irinda indwara, barabizi nabo ko siporo burya ifite akamaro kanini cyane ku mubiri w'umuntu. Murakoze cyane.